Nanga dushobora kureba ibumoso urabona ko hasa neza, iburyo hasa neza. Sagiye kureba. Saba ko kanga hari ibintu byaje. Hari ibintu byaje. Saba ko kanga. Yara ko kanga gafimira uko tugatangiye. Mero ko tuyitangiye. Saba ko kanga. Tanya n'abagabo babiri. Isoro babaye. I don't think so. Oya nta kibazo. I'm okay. Nanjye meze neza ntari bisibyo? Emo. Tumva nyine imo. Safe here. Hano tumeze neza. Urubyumva? Reka tuvanga ariko barako ngati bitameze neza cyane. You'll see. Tumva turaza kureba. Barakwereka ngaha. Tanye n'umugabo witwa Imo. Ndetse n'umusaza w'agasura kikweza. Emo. Ye Imo. Ngwino hano urebe. Sarakwereka ngaha. Nuko baje. Anga Imo. Inzira niyo. Niyo bari hagana hehe? Sebe ko ari mu bisinga. Follow me. Tubankurikira. Saba kwe kanga. Nuko baciyeho. Saba ranga. Abantu bameze nka hari kimashini. Abantu bameze nka hari kimashini tayaye ingendo niyo. Taya kwe kanga. Baciyeho. Tayari imigende niyo tubatigira vuba tuba turacerererwa. Cyangwa kageze angaha kumbi inzira yarangiye. Bageze u Rwanda ruherera. Bageze inzira iherera. Akwereka angaha byageze angaha. Bageze angaha hari ibyababonye. Tayari nataye nuko byaje byarabatimbuye. Sasanga hari telefoni yari imirasona. Telefoni yari imirasona. Yakaka kumbe hanga muzehe Zaza, Simon Zaza. Tagasona ka Simoni. Nawe bona gode gushaka kwitonda. I just want to. Mbona nyango nyine nitabino telefone. Emo, look. Reba nga urutara agatego wowe. Umva. Wona urumva ibyo abamavuga umva wabyumva. Telefone irangaha nukwiteye. Telefone yanga nukwiteye. I mean, we could easily die out here. Angara mutsuye gukora ibi bintu rero. Ibi ngibi wabigwamo. Anga wahagwa. Tumva ayo majwi uri murumva. Tanga bimeze nkaho twafungiye mu bintu bimeze Tumva duhumeke. Sanga bari mu kimashini kirangaha. Kimo kirakora. Baranga barwana barebe ko babaho. Fungiye mu kimashini bajya ngo icyo bakivamo amahoro. Sabara kweka ngaha akaraho ngaho karimo karandika. Mashini rangaha irimo irikoresha. Tayari gahunda ni ugukomeza urugendo. Imagize ngo rero uburyo kibacika. Bava ahantu mu kimashini bareko bagera ku isi nzima. Sasa kweka ngaha bageze ahangaha. Anga Imo nta makuru n'amacye afite. Sasa anga muzehe Simon tayari nuko agenda atambuka. Anga muzehe arahamenyereye. Tayari kweka ngaha. Muzehe arahamenyereye. Ese bingiwe no mfutabirambiwe wowe. Imo. Urumva ngo watambuke no kugenda mu ngendo ya password. Dore mu duteye ntambwe hano atariho. Twitutumbagira itere gutumbagiza. Sasa kweka. Nka biriya bibaye. Ibyo ngibyo ubaye ubonye nyine. Naje ngo wone biriya bintu nawe bikubeho. Oya ngo bikubeho. Your goal in life. Tuwatuye ngo tugere tuvanga aha. Sasa kweka ngaha. Muzehe Simon Zaza. Urugendo rwarakomeje. Amagenda yobora akagabo kari ahangaha. Bakise Imo. Daga ka esanseri yahangaha. Esanseri nuko izamuka. Esanseri yarazamutse. Tayari barakwereka. Ahangaha
tayari ahangaha sasa yarongera batupa ahangaha sasa no kubayizamura byo ahangaha yatangiye ifunguka yarafungutse ifungura amaso imo wayafunga amaso ndabikubwiye zakwiga ngaha muzehe warabizi ibyaha arabizi neza zako bari baragutumbagiye bagiye barazamuka byo bazamutse mu kirere bikare mu kimashini ngabanze urebe ibumoso bwawe imo nta kintu ndabona koko se nta kintu murabona ngaho uribwira none urebye iburyo noneho bimeze bite byose bimeze kimwe rero nabugize uko byose bimeze kimwe noneho nta kibazo noneho saba kweke ahangaha kugenda ni muri kode nuko bamanutse tayari no hasi bamanutse hasi imo na Brook cyangwa Simon Zaza afite agasura kamwe nataye n'imwe sha Brook ngwino ntabwo ibyo ndimo byumva dutsokera ahangaha wowe nawe twahaviramo ahangaho ntabwo na ko ahangaho ari ugatego ahangaho wowe nyizera cyangwa ntabwo wahasohokera wowe nagenda wowe ntabwo ari kugenda tunasubira mu make wowe genda bihakanye ikindi kibazo usubaza kindi imo saza kwe kangaha muzehe arabizi tiyo imo nukubera iki mbwira kuki ahantu utemwe urabona ko yenda haba ashobora kuba ari ahantu heza njye ngaho mbwira nta kintu hatwaye ubu ngubu hari ikintu hatwaye tanga nta kintu rega gihari niyo nta kintu nahabona cyiza na kimwe tiyakane ndimo nagenda mbona ibintu urimo ugasanga nta bihari tiyanga nihabi zera arakaye sasa yikuyemo urushyi Yes mo Simon we tunongeye kunyegera niyo nkora ibi bintu ntago mbishaka zakwe kanga imo nagora kugagagara gatego ntago ibona bigashaka ko ari agatego none byabaye byose nta kintu kiba batugeraho tugezaho birakureba yose nta kintu bimbwiye icyo cyari cyo cyose nashaka gusohoka hangaha yewe imo nagora ko ibintu biragenda biba bibi zakwe kanga imo yanze kumva nabona ko ibintu byose ubu ngubu ibi ngibi byose byajangamije kureba wowe nyakuba Brook sabara kweka ngaha imo habayeho amakosa habayeho ikosa sasa wakaka ngaha Simon tayo ni ugucika nakweka ngaha imo mutesha ibibazo hanga abantu batumva ibi ngibi birangira bibaye sisagize umujinya Simon tayari mu mutwe nimukubise ikintu mu mutwe ibiri aho ngaho ubona gutuza byabonye gutuza ahantu hose birahari nari nakubwiye imo niko bimeze bari kwitonda ngaho abantu batitonda bateza ibibazo iteka ryose sabakwe imo nuko yagiye hasi sangaha byarabaye bimaze kuba agafilime karacyakomeje tayari kumbe kanarangiye ndabashimiye turi kumwe mwese angana agafilime karangiriye ikindi gice cyasohoka nzakibazanira ngiye nitwa VJ Teacher ndabashimiye cyane gukora subscribe ni ingenzi cyane ndetse no kurabona ukazogera kugira ngo ibindi bintu nibijya biza bijye bikugeraho neza cyane ngiye nitwa VJ Teacher ku mbuga nkoranyambaga zanjye zose niko bimeze sawa ciao